ntabwo unyanga neza kutanyanga kandi umva yishimye ariko nta kibazo bakundana nta kibazo atanya se nuza nakosa kazanye nta rugo tubona se nawe nta kamera bafite ngo turebe wacu dufite amafaranga ariko kwa nakosa se ndi mwiza yene niyo mpamvu nawe mubwira ngo twikundane usanga nayafite reba ntakosa ntacyo afite iwabo bamukazu wagira ngo ntako ibyo reka ndakwemera bara basi dukundane njye mwita hani ubwo rero niyo usogeye kwiga wirukanka kwa ntakosa n'ubundi ntacyo oya reka nkubwire n'ubundi nta kamera bafite ngarayishyiraho ntayo yanyesitayeho kandi duhita tugira ahubwo n'ubukwe tubukore vuba kuko tutazasanga n'ibibazo bindi gusezeranya pe nsezeranya rwose nanjye nta kibazo ndabigusezera Mutsinye nakabasha kamutsinye se bagiramo iminota mike cyangwa twafata ku kantu kiriya kigabura noneho kiranyica ese ubu ngubu ndanyura hehera subiye inyuma bakansangamo ntaho nanyura kwemera mangane nabo rwose ndabaca mu mujyeho umujyanye mugende mumufate ziri ingaruka zo kudakora siporo.
habaye iki? ngo habaye iki ibyabaye se Ntabyo nzi ariko imbeshya ngo duhure maze ngasanga kumwe n'abandi bakobwa ntabyo uzi wabyibagiwe ariko narije sheri narije hano waruje narije pe ndavuze ngo genda uvanga ugende Wambabarire. ntabwo nkeneye kongera kubona musange va hano ugende musange ariko se buriya yamenyera ntabwo yamenye ese ubwo katanyaragiye ariko nari nkwiye kumubabarira pe sheri sheri ariko ureba amafaranga yose nayakora he? Dore amafaranga yo kwishyura Kamari ay'inzu, ntagira amafaranga yo kwishyura akazu. Ibyo bintu aya mafaranga yose nazayakora he koko? Umva, reka ubu se babona agenda banki, nkora muri leta, nkora hehe? Ndagiye ndeba aho bazankura bari abarezi. Ngoroye ubu ndagiye kugiye kuryatanya ntakiri uwawe ubu ni uwanjye ariko ntukasetse ni uwawe ni uwanjye umwanditseho se cyangwa kwanditseho njyewe ubwanjye yabimbwiye ntabwo wari ubizi yambwiye ko ankunda ubu tugiye gupanga n'ubukwe niyo utari ubizi ni byiza cyane niba ari uwawe uzamutware umva nkubwire nta mafaranga ufite ngo wamuha azaza se mubane muri iyo nzu umwe azajya ata kumunya akawuha ubu tugiye kubana kandi ubyakire ko byarabaye felicitasiyo muzagira ubuzima bwiza genda nyine Wagira vuba noneho ko ku munsi n'uyu ndatekereza umunsi n'uyu nanjye ndahari kabisa. uri tayari Tayari. muri tayari ikintu muri bukenere cyose mwumva mwifuza tumaze gufata kariya kantu njye mu cyimba Sawa. nta kibazo Na wa mupeti twari twazana. ntabwo uganira binjiye mu modoka
nta kosa wambabariye she wambabariye pe ndakwinginze mbabarira pe. I'm sorry for the things that I said to you. I'm sorry for the way that I am to you. I'm sorry. I'm sorry 'cause I know that I let you down. I'm sorry 'cause I know I won't be around. I'm sorry for everything. I'm sorry. I'm sorry. I'm sorry. I'm sorry. I would run to you if you want me to. Just give me some kind of reason. I would take the pain, take it all away, give it some kind of meaning. Let's let go, let it be the start. You know I'm feeling the same thing. Let's let go of a broken heart. kariya kagabo bana mfite ikibazo cya kuri tayari sha mwana buriya si kariya wangu tayari kabisa ta noneho gahunda dufungura imiryango buhoro buhoro ku buryo atari bwumve ngo ni imodoka. Numvise bigiye kumva ibintu ashaka kugukorera ni ibintu bibi cyane, ntago nabyihanganira. Ndashaka ko ureba ahantu uyimukira mwohereza Tanzania cyangwa amahitamo nabi ufite kumwanga cyangwa se wakakwanga. Igihise nzamwica njyewe kuko arashaka ngo kuguhemukira bikavaho no kukwica. Numvise ari byanteye ubwoba, nge nibajije ikintu nakora. none se shiro agira ngo njye hehe? Oya ndakwereka, ndagira ngo ejo saa 8, urumva saa 8, isaha ya saa 8 bese abari buzaba ufashe inzira ugiye, urumva. Nose ndagenda ngusize Nje nzagusangayo vuba. Ntizasangayo nta kibazo, ndagenda.
mugakomeze mwazanye akagenda. Musenze. Ntugurire urumva aha hantu uburyo nta muntu uzakabona mukankurira